Haleluya. Amen. Mama Gaëlle arancuza ibintu byose yabivuze. Yarayanze no kuva hano nimo mureba ngo ahave nagende. So Mama Gaëlle has spoken everything. Ariko ndashima Imana, umunezero twuzuye ntabwo wagereranwa. But I thank God because of the joy we are filled with is incomparable. Mu by'ukuri maze nk'imyaka nk'itatu Samuni mu buri munsi arambwira ngo uzajya uvungura umugore wahiriwe. She has about 3 years when I heard from someone telling me, you testify wherever that you are a blessed woman. Ngo uzajya ubyuka uvuga ngo meze neza buri munsi. And you say I'm very okay every day. Ariko ntabwo nari nzi n'ibyo ambwira, nawe sinzayumva ngo meze neza ntameze neza gute. But I couldn't catch this word because I was wondering how can I say I'm fine yet I'm not. Ariko binyuze muri iki giterane nibwo namenye ko ndi umugore wahiriwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. But through this conference we had the time I realized that I'm a blessed woman in this country of Rwanda. Rwose mfite amahoro atangaje, Imana yampaye ubwenge, Imana yarampinduye, ndetse ndi n'umugore w'umukire. I have peace. God himself changed me. In addition, I am a rich woman. Ntabwo wenda abantu sinzi icyo bita ubukire, ariko njye ndabizi ko ndi umukire no mu bifatika. Mbere yuko nakira agakiza suko nari imeze. So I do not know how people define what is richness, but I'm rich by myself, and even I'm different from how I was before I received the salvation. Twe dufite igiterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo tahura inzira y'umunezero nk'uko twakomeje tubibabwira. The theme was to discover the way of happiness. Tugitangira twe dufite ko tugomba gushaka amafaranga agera kuri miliyoni y'u Rwanda. We started the conference with a pledge of 1 million Rwandan francs. Mu gihe twayiteguraga pasiteri yaravuze ngo ubuzima bwo kwizera ni nko kwegera urugi rwa automatique. When we started preparing the conference, pastor spoke to us saying the faith life is like approaching automatic door. Ngo burya niyo umuntu yagusunika ukanga kugenda ariko yasunika cyane ukarwegera ruhita rufunguka. So if someone pushes you closer to the door, finally the door itself opened. Rero binyuze muri iki giterane abagore twasunitswe n'itorero ko ntago ari imitima yacu mu by'ukuri, ariko itorero rishaka kudutoza. While preparing this conference, the church pushes us. We can't say that we did this with our own heart. Imitima uko twari turi abagore bake, ariko dusunitswe gusa twegera urwo rugi rwa miliyoni, ariko rwarafungutse rwose. By the number we are few, but by being pushed we approached that door, and finally the door opened. Mu binyuze muri ibyo rero naje kumenya ko itorero ririmo kudutoza kuzayobora n'abagore barenze miliyoni. Through this I came to realize that the church is training us to read over than a million of women. Ndetse Imana dutoje ko n'igihe kizajya dukeneye miliyoni n'icumi zo kugira ngo dukore ibiterane tuzazibona. And in this we learned that even if we prepare the conference of 10 millions, however we shall get. Rero twabungukiye ibintu byinshi, ntabwo ndi busubiremo. Mama Gaëlle yabivuze, ariko ngiye muri iki giterane nakira ijambo ryo mu Bakorino ba kabiri ibice 3:6. I received the word in Corinthians chapter 3 verse 6. Ikibazo cyane ntabwo ndimo gusoma neza muri iyi minsi, amaso yanjye yifite ibibazo. Mushumba njyanga aradusomera. I'm sorry that I don't read well these days because of eyes problem. Ba kabiri ibice 3:6. 2 Corinthians 3 6. Aravuga ngo niyo yatubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Amena. Amen.
nubwo mubona ndirimba sinzi kuririmba ariko buriya rwose iyo tuba dufite n'akanya twaye gucinya akadiho nkaririmba nkacinya akadiho ko dufite umunezero. I'm not so good at singing, but because of joy we can even dance and sing, but time is limited. Rero Samu niba amaze kwigisha ibyo byumba bibiri birimo umwanda n'ikindi gitunganije neza, ahari abari bari hano kuko batabizi ntabwo bari bazi icyo arimo kuvuga, ariko tugeze muri fellowship twabashe gutunganya imitima y'abantu twabashe kwakira. While someone was teaching about the kinds of rooms and the heart, the visitors may not know what was going on, but in the group fellowships we helped them to understand what was the goal. Rwose nkanjye groupe nayo ndimo twabwirije ubutumwa bwiza, imitima yayo twayisohoyemo imyanda yari irimo, icyumba cyabo batashye kitunganije neza. So especially in my group we preached the gospel, and this gospel erased and kick out the trashes in the hearts of the visitors, and they went back home well. Niyo yatubashije, ijambo rabango niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batarabe inyuguti, ahubwo n'ab'umwaka kuko inyuguti n'ab'umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. The verse says, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of spirit, for the letter kills but the spirit gives life. Mu by'ukuri batwabakije itegeko ry'inyuguti ahubwo batahanye ubugingo. Surely we saved them from the law of letters and then went back with the spirit of life. Rero turashima Imana, we thank God. Muyihereze icyubahiro gute rwose, dushimiye Imana cyane. May God be glorified.